Bavandimwe mwanejejwe kandi mwishimira gukurikirana ijambo ry'Imana kugeza n'ubwo muza kuri uyu murongo mugari wa Facebook, ari ukubera yuko murikunze. Ndabashuhuje, Imana ibahe umugisha. Muri aka kanya nejejwe no kubaganirira ku ijambo ry'Imana riza kuba rifite insanganyamatsiko ivuga ngo Yesu Kristo icyitegererezo kizima. Nge mugiye kumarana umwanya utarambiranye. Amazina yanjye ni Dusabimana Jackson. Mbere yuko rero dutangira, reka tubanze dusenga Imana. Turagushimye, turaguhimbaje mwami w'ijuru n'isi. Tugushimiye amahirwe uduhaye yo kugira ngo twumve icyo dushakaho mu ijambo ryawe. Uhabwe icyubahiro. Turakwinginze kugira ngo rero uduhe imbaraga zo gushyira mu bikorwa icyo ijambo ryawe ritubwira, kandi witegereze umuhati wacu uko ungana kose, utubashishe kuwongera, kandi ntuzakunde yuko turihira ubusa, ahubwo utwemerere tuzasoreze urugendo rwacu mu bwami bwawe, mu izina rya Yesu, amen. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira rifite insanganyamatsiko ivuga ngo Yesu Kristo icyitegererezo kizima. Nk'uko tubibona muri iyi si, abantu benshi bakunda kwigereranya kuri bagenzi babo. Bamwe bipima kuri bagenzi babo mu bigendanye n'ubutunzi, abandi bakipima kuri bagenzi babo mu bigendanye n'ubwenge, impamyabushobozi za diporome, abandi bakipima kuri bagenzi babo ku bigendanye n'uburanga, hari n'abipima kuri bagenzi babo ku bigendanye n'ubukiranutsi. Ariko abo bantu bose babigenza gutyo barabyica cyane, kuko ushobora kwipima kuri mugenzi wawe ku bigendanye n'ubukiranutsi ukagira ngo uri umukiranutsi kubera yuko urugero wafashe atari rwo. Yesu Kristo niwe cyitegererezo cyacu kizima tugomba kureberaho mu buzima bwacu bwa minsi yose, kandi ni nawe cyitegererezo cyacu kizima tugomba kwigiraho kugira ngo tuzagere mu bwami bw'Imana. Reka rero duhere icyigisho cyacu mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, mu gice cya 2 ku murongo wa 21 kugeza ku wa 23. Haranditse ngo, kandi ibyo nibyo mwahamagariwe, kuko na Kristo yabababarijwe akabasigira icyitegererezo kugira ngo mugere ikirenge mu cye. Ntabwo ari icyitegererezo kugira ngo tubirebe gusa, ahubwo ni ukugira ngo tumwigane tugere ikirenge mu cye. 22. Nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. Yaratutswe ntiyabasubiza, yarababajwe ntiyabakangisha, ahubwo aritanga yiha idaca urwa kibera. Uwo ni Yesu Kristo. Muri aka kanya rero nimureke tugire bimwe tumwigiraho, kubera yuko iminota tuba dufite itabihagije ngo tumwigireho byose. Ariko iyo dusomye ubutumwa bwiza uko ari bune, tubona byinshi kuri we. Uyu munsi ndaza gufatanya namwe kugira ngo tugire iby'ingenzi tumwigiraho. Reka icyambere, icyo Bibiliya ivuga yuko yari yarakimenyereye cyane, tukirebe muri Mariko mu gice cya 10 ku murongo wa 1. Haranditse ngo, nuko arahaguruka avayo, ajya mu gihugu cy'i Yudaya no hakurya ya Yorodani. Iteraniro ry'abantu ryongera guteranira aho ari, arongera arabigisha nk'uko yamenyereye. Iki ni ikintu cya mbere Yesu yari yaramenyereye, kuba abantu bamusanga akabigisha. Ikindi kintu rero cya kabiri twakwigira kuri Yesu, turagisoma muri Luka mu gice cya 4 ku murongo wa 16. Haranditse ngo, ajya i Nazareti iyo yarerewe. Ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye, arahagarara ngo asome. Ubwo icyo si ikindi cya kabiri tubonye Yesu yari yaramenyereye. Reka dukomeze turebe n'icya gatatu. Muri Luka mu gice cya 22 kandi ku murongo wa 39 haranditse ngo,
arasohoka ajya ku musozi wa Elayono nk'uko yamenyereye, abigishwa be baramukurikira. Iki ni icya gatatu Yesu yari yaramenyereye. Wenda kugira ngo tubyumve neza, reka twongere dutangirire kuri kiriya cya mbere twabonye, tugende tubisesengura neza twitonze. Mariko igice cya 10 ku murongo wa mbere twasomye ngo, nuko arahaguruka avayo ajya mu gihugu cy'i Yudaya no hakurya ya Yorodani. Iteraniro ry'abantu ryongera guteranira aho ari, arongera arabigisha nk'uko yamenyereye. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire yuko ibigendanye no kubwiriza ubutumwa bwiza ari ikintu gikomeye cyane Imana yitaho, ndetse ngo ivugabutumwa niryo tegeko rya mbere rikomeye mu kwagura ingoma y'Imana. Kandi Yesu Kristo niwe wabaye umuvugabutumwa wa mbere, nk'uko Nikodemo, nk'uko tubisoma mu gitabo cya Yohana, aho abasirikare abafarisayo batumye ngo bajye gufata Yesu, baje batanga ubuhamya, baravuga ngo nta wigeze uvuga nkawe. Kandi na Nikodemo yatanze ubuhamya avuga yuko Yesu ari umwigisha wavuye ku Mana. Rero Yesu Kristo nk'umubwiriza butumwa mukuru ukomeye, yahaye abigishwa be misiyo. Agiye kuva muri iyi si asubiye mu ijuru, arababwira ngo mugende mwigishe abo mu mahanga yose ubutumwa bwiza, mubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi. Yesu Kristo ahangaha tubonye yuko yari yaramenyereye kwigisha abantu, kandi igitangaje cyane ni ukuntu ngo abo bantu yigishaga aribo bazaga kumwirebera. N'ubundi muri gahunda y'ibwirizabutumwa bwiza, uburyo bwa mbere ni uko abo tubwiriza ubutumwa bwiza baza kutwirebera, cyangwa se akaba ari twebwe tubasanga tukababwira. Urugero nabaha ku kubwiriza ubutumwa bwiza abantu baje kutwirebera, nabaha urugero rwa Salomo, uwo umugabekazi w'Isheba yaje gusura mu rugo rwe, ngo yakwitegereza gahunda zo mu rugo rwa Salomo, akitegereza imyambarire y'abagaragu be, akitegereza ibyo kurya byo kwa Salomo, akitegereza buri kimwe cyose cyo kwa Salomo. Uwo mugore ngo agenda amenya ubutumwa bwiza. Kandi nanone urundi rugero twabona ni urunguru rw'abantu bazaga kwirebera Yesu ngo abigishe. Ariko kandi nanone ubundi buryo bwo kubwiriza ubutumwa bwiza ni ukuba twebwe dusanga abo tubwiriza ubutumwa bwiza. Imana yahamagaye Aburahamu, imuvana muri Uri y'Abakaludaya, imwohereza i Kanani. Aho ngaho Aburahamu yaragiye. Kandi Imana yahamagaye Yona, imwohereza kubwiriza ubutumwa bwiza i Ninive. Aho ngaho naho Yona yaragiye. Rero twebwe tugomba kuzirikana yuko abantu benshi badusanga kugira ngo tubigishe ubutumwa bwiza. Bamwe badusanga bitegereza imico yacu, bakumva amagambo yacu, bakitegereza indoro yacu, bakareba ingendo yacu, bakareba imyambarire yacu, bakitegereza buri kimwe cyose dukora, kandi ubwo baba badusanze ngo barebe bamenye ubutumwa bwiza. Abandi tugomba kubasanga tukaba ari twebwe tubabwiriza ubutumwa bwiza. Ndabararikira rero yuko twakwigira kuri Yesu Kristo icyitegererezo cyacu, kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza, twigisha abaremwe bose inkuru nziza y'agakiza. Reka dukomeze turebe ikindi kintu cya kabiri Yesu Kristo yari yaramenyereye muri Luka mu gice cya 4 ku murongo wa 16. Twasomye ngo ajya i Nazareti iyo yarerewe, ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye, arahagarara ngo asome. Ikindi kintu yari yaramenyereye ni ukujya mu rusengero ku munsi w'isabato. Ntekereza yuko nk'ubu ngubu yaba agarutse hano ku isi, n'uyu munsi ku isabato yari kuba yagiye gusenga. Yari yarabimenyereye, kandi icyo umuntu yamenyereye akunda kugikora
kimworoheye cyane. Nshuti bavandimwe, ndagira ngo mbabwire yuko uyu murongo wa 16 w'igice cya 4 harimo ibyigisho byinshi cyane. Icya mbere ni uko Yesu yari yaramenyereye amateraniro, kujya mu materaniro. Ntabwo tugomba kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira, ahubwo uko tubonye urya munsi urushaho kwegera tugomba kurushaho kugenza gutyo. Ntabwo tugomba kugira imyumvire y'uko ubwiza bw'Imana bwavuye mu rusengero. Ntabwo tugomba kugira imyumvire y'uko mu gihe cya korona tutagomba kujya gusenga. Tugomba kujya mu materaniro nk'uko Yesu Kristo yari yarabimenyereye. Ikindi kandi ntabwo ari ugupfa kujya mu materaniro gusa. Tugomba gukunda kujya mu materaniro, kandi Yesu Kristo yakundaga kujya mu materaniro aba ku munsi w'isabato. Ndabizi yuko wenda iyo turi ku murongo mugari nk'uko nguko tuba turi kumwe n'ingeri nyinshi, abantu bamwe bajya batekereza yuko isabato yavuyeho, bakavuga yuko urupfu rwa Yesu rwayibambye ku musaraba. Abandi bagatekereza yuko kuba Yesu yarazutse ku munsi wa mbere ariho ku cyumweru byaduha uburenganzira yuko dukwiriye kujya twizihiza icyumweru. Ariko ahangaha harimo ikindi cyigisho gikomeye cyane ku murongo wa 16. Yesu Kristo yari yaramenyereye kubahiriza umunsi w'isabato. Hari igihe yitegereje ibintu bizaba, igihe azaba yarapfuye, yaranazutse, yaragiye no mu ijuru. Maze abona icyo gihe ingabo z'Abaroma zizaza zigota umurwa wa Yerusalemu maze ziwurimbure. Yesu abibonye, kuko yari afite ijisho rireba kure, kandi koko n'ubundi Imana ngo imenyera iherezo mu itangiriro, yaburiye abigishwa be ababwira ibimenyetso bizagaragaza yuko Yerusalemu izaba igiye kurimbuka, anababwira ibimenyetso bizagaragaza yuko isi izaba igiye kurangira. Muri byinshi yababwiye, yaranababwiye ngo kandi musenge kugira ngo musenge kugira ngo guhunga kwanyu kutazaba mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato. None se nshuti bavandi, nimba dutekereza yuko urupfu rwa Yesu rwaba rwarakuyeho isabato, kubera iki yabwiye abigishwa be ngo musenge kugira ngo guhunga kwanyu kutazaba mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato, kandi icyo gihe yari kuzaba yarapfuye yaranazutse? Ubwo icyo gihe urupfu rwe murumva yuko rwari kuzaba rutarakuyeho isabato. Ikindi kandi n'abantu batekereza yuko baruhuka ku munsi w'icyumweru kuko ariho Yesu yazutse, murumva yuko igihe yababwiraga ngo musenge kugira ngo guhunga kwanyu kutazaba mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato, icyo gihe nabwo Yesu yari kuzaba yarazutse, ariko isabato yari kuzaba ikiriho. Bavandimwe banjye, nshuti nkunda, ndagira ngo mbabwire yuko ijambo ry'Imana nta gihamya na kimwe riduha yuko isabato yaba yaragiye ku munsi w'icyumweru. Ikindi cyigisho twigira kuri uyu murongo wa 16, ajya i Nazareti iyo yarerewe ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye, arahagarara ngo asome. Reka nabyo tubitekerezeho. Gusoma. Yesu Kristo yakundaga gusoma. Inshuro nyinshi iyo bamubazaga ibibazo birimo ubujiji, hari nk'abamubajije bati ko hari umugabo washatse, ko hari umugore washatswe n'umugabo, uwo mugabo agapfa, kandi itegeko ryavugaga yuko iyo umugabo yapfaga asize umugore, uwo mugore yafatwaga n'umuvandimwe we. Nuko mumaze ikibazo nk'icyo ngicyo bari gushaka kumubaza ngo mbese mu ijuru bizaba bimeze bite, uwo mugore azaba ari mukandi niba yarashatswe n'abagabo benshi. Yesu yarabwiye ati ntimwari mwasoma. Yakundaga kubwira abantu ati ntimwari mwasoma. Igihe kimwe yigeze kujya i Yerusalemu, nuko abantu bagenda bamusingiza bamuhimbaza, babonye abafarisayo, babonye abatambyi bagira ubwoba. Nuko abana bari mu rusengero baba ari bo bamuhimbaza, maze abatambyi bararakara baza Yesu uti urabona ibi ngibi? Yesu arabwira ati ntimwari mwasoma ngo mu kanwa kabo nkabonye mwishimwe. Icyo nshaka kubabwira ni ukuntu Yesu yakundaga kubwira abantu ati ntimwari mwasoma.
ndetse munazi yuko igihe umwanzi yamugeragezaga yamubwiraga ngo handitswe ngo handitswe ngo handitswe ngo gusoma. Reka dusome mu rwandiko rwandikiwe Timoteyo, Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice cyaho cya 4 ku murongo wa 13. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice cya 4 ku murongo wa 13 haranditse ngo kugeza aho nzazira ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Bavandimwe, ndabahugurira kugira umwete wo gusoma. Aha ngaha Pawulo yabwiraga Timoteyo ngo kugeza aho nzazira ujye ugira umwete wo gusoma. Natwe Yesu aratubwira ngo kugeza aho nzazira mujye mugira umwete wo gusoma. Yesu arakubwira ngo kugeza aho nzazira, nkuko tumutegereje yuko agiye kugaruka, ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Rero Yesu yakundaga kujya mu materaniro y'abantu benshi, ariko si ibyo byonyine. Reka turebe ikindi yari yaramenyereye muri Luka mu gice cya 22 ku murongo wa 39. Ariko mbere yuko tukigeraho, hari amagambo nifuza kubasomera mu gitabo cy'Umwuka w'ubuhanuzi kuri iyi ngingo twari turi kwiga. Yesu yari yaramenyereye mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, cyanditswe na Ellen White, mu gice cyaho cya 9 turasoma kuri paje yaho ya 50, twambuke tugere hirya ku ya 51. Haranditse ngo ariko kuri buri kigeragezo yari afite igisubizo kimwe, ngo byanditswe ngo. Murumva yuko Yesu yari yaramenyereye no gusoma. Si kenshi yamaganaga amakosa ya bene se, ariko yabaga afite ijambo rivuye ku Mana agomba kubabwira. Akenshi yaregwaga ko ari ikigwari kuko atafatanyaga nabo mu bikorwa bitemewe, ariko igisubizo cye cyari byanditswe ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ntago yabaga yajyanye Bibiliya maze ngo arambure muri Yobu mu gice cya 28 ku murongo wa 28, ahubwo yabaga yarabisomye kandi akabifata mu mutwe. Paje ya 50 dukomeje, hari abifuzaga kwibanira nawe bakumva ko bifitiye amahoro igihe bari kumwe nawe, ariko hari na benshi batamwegeraga kubera yuko babonaga ko imibereho ye izira amakemwa ibacira urubanza. Abasore bagendanaga nawe bashakaga ko yakora nkabo, ariko yari umunyabwenge kandi akanezeza abandi. Bashimishwaga no kuba aho ari, bakakira ibitekerezo bye byiza, ariko ntibihanganire imibereho ye ibabuza gukora ibyo bashaka, maze bakamwita ko ari umunyabwenge buke, akabya, kandi ko atagendana n'igihe. Uko niko byari bimeze. Yesu agasubiza ati byanditswe ngo umusore azeza inzira ye ate, azayejesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. Nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Akenshi baramubazaga bati kuki ukunda kwitandukanya no kutamera nkatwe? Byanditswe ngo, niko yabasubizaga, hahirwa abagenda batunganye bakagendera mu mategeko y'Uwiteka. Hahirwa bitondera ibyo yahamije bakamushakisha umutima wose. Ni koko ntacyo ubugoryi bakora, bagendera mu nzira ze. Bavandimwe, iyi mirongo yose ntago Yesu yabaga yajyanye Bibiliya ngo agenda yibasomera, ahubwo nk'uko tugomba kumufatiraho icyitegererezo, yakundaga gusoma kandi agafata mu mutwe. Reka rero turebe ikindi kintu yari yaramenyereye muri Luka mu gice cya 22 ku murongo wa 39. Haranditse ngo arasohoka ajya ku musozi wa Elayono, nk'uko yamenyereye, abigishwa be baramukurikira. Ikindi kintu yari yaramenyereye ni ukujya ku musozi wa Elayono. Ntabwo
ari ikindi gikorwa kidasanzwe yabaga agiye kuhakorera, ahubwo ni ugusenga. Nk'uko dukomeza tubibona ku murongo wa 40, agezeyo arababwira ati nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. Atandukana nabo umwanya ureshya n'ahaterwa ibuye, arapfukama arasenga ati data nubishaka undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Yesu Kristo yari yaramenyereye kujya ku musozi wa Elayono gusenga. Hari abantu bamwe bamenyereye kujya gusenga mu rusengero ku munsi w'isabato, nk'uko na Yesu yari yarabimenyereye. Ibyo ni byiza, ariko hari n'ikindi nacyo yari yaramenyereye kandi tugomba kugiha agaciro. Ntago yari yaramenyereye kujya gusengera mu iteraniro ry'abantu benshi gusa, ahubwo yari yaranamenyereye kujya gusenga ahantu hiherereye, isengesho ryo mu rwiherero. Ese mushobora kubitekereza? Hari amasengesho y'ubwoko bwinshi. Hari amasengesho tujyamo buri ku isabato, aho tuba duteraniye hamwe. Hari kandi n'amasengesho yo mu muryango, nk'uko tubibona mu gitabo cya Yobu mu gice cya mbere, aho tubona yuko Yobu yari afite umuryango kandi wamenyereye kujya utamba igitambo cya buri gitondo na nimugoroba, agasabira abana b'imbabazi aho atekereza ko bakoze nabi. Hari ariko kandi n'andi masengesho yo mu rwiherero, aho umuntu asanga Imana wenyine ku giti cye. Hari igitekerezo njya nkunda gusoma, bigatuma ntekereza isengesho ryo mu rwiherero. Igihe Yakobo yahungaga umuvandimwe we Esawu, akamuhungira kwa nyirarume Labani. Abasomye iyo nkuru murabyibuka, muribuka ko yahamaze imyaka myinshi, akaza kuva kwa Labani noneho atashye, ariko afite ubwoba bwo guhura n'umuvandimwe we Esawu, kuko yatekerezaga yuko yamugirira nabi. Agiye kumusanganira ngo yambukije imikumbi ye, indogobe n'amashyo, yambutsa n'abagore be n'abana be, asigara wenyine. Uwo ni Yakobo. Yasigaye wenyine, nta mugore, nta mwana, nta ndogobe. Bavandimwe, icyo ni icyigisho gikomeye. Tugomba kujya tugira ahantu tuba turi twasize ibintu byose. Siga indogobe, siga imodoka, siga ubutunzi, siga telefone, siga umugore, siga umusheri, wiherere n'Imana yawe, usenga Imana. Isengesho ryo mu rwiherero, ngiye kubasomera amagambo, muraza kumva yuko muri iryo sengesho, usibye nande ngo nta gutwi k'umunyamatsiko gukwiriye kuritega amatwi ngo kuryumve, ni wowe n'Imana yawe ku giti cyawe. Reka dusome mu gitabo cyitwa Kugana Yesu nanone, cyanditswe na Ellen G. White. Turasoma mu gice cya 11 cyitwa ngo amahirwe yo gusenga. Kuri paji yaho ya 60, paji ya 69. Reka dusome. Haranditse ngo gusenga ubudahwema ni ukwiyunga n'Imana, kugira ngo ubugingo bwayo buhembura butembere mu bwacu ubugingo, maze kubonera no kwera bidudubize mu bugingo bwacu, bisubire gutembera ku Mana bimeze nk'ituro rishimwa. Dukwiriye gusenga ubudahwema kandi tutagira inkomyi. Mugire umwete wo gusabana na Yesu, mutagira ikibarosera, cyangwa se mu yandi magambo mutagira ikibarogoya. Abihatira gushyikirana n'Imana ntibazabura kuboneka mu materaniro y'abasenga,
bakora ibibakwiriye badasiba, bagira ubwira kandi bashishikariye kunguka uko bashobora kose. Bazashima uburyo bwose bubaronkera umugisha uvuye mu ijuru. Abakunda gusenga, dukwiriye gusengera hamwe n'abo turi kumwe mu rugo, ariko kuruta byose dukwiriye kutirengagiza kwihererana n'Imana, kuko ibyo ari byo bugingo bw'umutima. Ntabwo umutima wakunguka twirengagije gusenga. Gusengera hamwe n'abo mu rugo n'abo mu iteraniro ntibihagije na hato. Ureke ijisho ry'Imana risuzuma umutima wawe wiherereye. Imana yonyine niyo yumva gusenga ko mu rwiherero. Nta gutwi k'umunyamatsiko gukwiriye kumva bene iyo misabire. Umutima uwusengera hiherereye ntugotwa n'ibiwuhuza, ntiwumva urusaku no gusamara guterwa n'iby'isi. Ushakana Imana ituza kandi ufite umwete mwinshi. Ujye usengera hiherereye, kandi ubwo uzajya ukora imirimo yawe iminsi yose, ureke umutima wawe usenga Imana kenshi, niko Enoki yagenzaga ubwo yagendanaga n'Imana. Haleluya! Burya nuko Enoki yabigenje. Nawe rimwe mu mabanga yakoresheje ni ugusengera mu rwiherero. Bene iyo misabire yo mu mutima irazamuka imeze nk'umubavu utumbagira, ukagira impumuro nziza imbere y'intebe y'Imana. Ntabwo Satani abasha kunesha umuntu namba ku Mana atyo. Ngira ngo rero murumva yuko isengesho ryo mu rwiherero ari ingenzi cyane, ku buryo umwuka w'ubuhanuzi uhamye yuko Satani adashobora kunesha umuntu namba ku Mana atyo. Nta gihe kandi nta hantu, nta kindi cyose cyatuma tudakwiriye gusengera Imana mu mitima yacu. Nta cyatubuza kwerekeza imitima yacu ku Mana ngo tuyisenge iyo tubishatse, ari ubwo turi mu ruhame rwa rubanda cyangwa se tujya inama n'abo dukorana. Naho twaba turi hose tubasha gutabaza Imana tuyiragiza nk'uko Nehemiya yabigenje ubwo yambazaga umwami Arutazerusi. Nehemiya ngo umwami yaramutumije, aragenda baraganira, ariko uko umwami yitegereza Nehemiya akabona Nehemiya wagira ngo yageze kure cyane, kuko yagaragaraga nk'ufite ishavu. Nuko umwami abaza Nehemiya ati, ako gahinda ndabona ari ibidasanzwe. Baraganira maze ati, se hari icyo usaba? Nuko Nehemiya yiritonda kugira icyo amusaba, ahubwo ngo arabanza asenga Imana kugira ngo Imana imugire inama. Ariko mwari muzi yuko isengesho Nehemiya yasenze Imana umwami atigeze aryumva, ni isengesho yasengeye mu mutima. Ni nk'igihe Samusoni bamutumizaga mu ngoro yari iteraniyemo abantu benshi, bamuvanye muri gereza baramukuyemo n'amaso. Nuko baramutumiza ngo aze abaganirire. Arabaganirira, arananirwa. Asaba uwari umufashe ngo amureke aruhuke yegamira inkingi yo muri iyo nzu. Nuko agikomeje kubaganirira, ariko anasenga Imana. Asenga Imana yisaba imbabazi, ati mbabarira Mana. Asenga Imana kandi ari no kuganirira abantu. Tugomba gusenga Imana muri buri gikorwa cyose dukora, aho twaba turi hose, niyo twaba dutwaye imodoka, niyo twaba turi guhinga, tukerekeza imitima yacu ku Mana. Bavandimwe rero, Yesu Kristo twamwigiraho byinshi, ariko ibyo by'ingenzi bitatu dusomye, Bibiliya yo iyo ibivuga ivuga yuko Yesu yari yarabimenyereye cyane. Yesu rero yadusigiye icyitegererezo kandi yaduhaye urugero muri byinshi, ari mu myitwarire ye, ari no mu mubatizo yaduhaye icyitegererezo. Burya ngo ntabwo yabatijwe kubera yuko yakoze icyaha, oya, ahubwo umubatizo we ni ukugira ngo aduhe icyitegererezo gusa.
yatanze icyitegererezo mu bintu byinshi. Wenda turagenda tugana ku musozo, reka turebe hano mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose kuri paje ya 64. Ikindi kintu Yesu yakoze aduha urugero nk'icyitegererezo cyacu. Kuri paje ya 64 haranditse ngo Yesu ntiyabatijwe nk'uwicuza ibyaha bye, yishushanyije n'abanyabyaha, atera intambwe tugomba gutera kandi akora ibyo tugomba gukora. Iyi mibereho ye yo kubabazwa no kwihangana nyuma yo kubatizwa kwe nabyo byari icyitegererezo kuri twe. Burya no kubatizwa kwa Yesu kwari ukuduha icyitegererezo. Yabwiye Yohana Umubatiza ngo emera ubikore kugira ngo dusohoze gukiranuka kose, yifuza kuduha icyitegererezo. Ibyo twakwigira kuri Yesu ni byinshi. Yesu Kristo yitaga ku buzima bwe cyane akaburinda. Ntabwo yaryaga ibyo abonye ngo anywe ibyo abonye, ahubwo yitungiraga amagara mazima kubera yuko yabaga azi yuko umubiri we ari urusengero rw'Imana. Iyo dusomye hano mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose nyine kuri paje yaho ya 26 dusoma amagambo avuga ngo nk'igitambo cyagenewe gutangwa na nyina w'umwana, itegeko ryasabaga intama imaze umwaka umwe ivutse nk'igitambo cyoswa, hamwe n'icyana cy'inuma cyangwa intungura nk'igitambo cy'icyaha. Ahangaha ni igihe Mariya yari ajyanye Yesu kumwakiriza mu rusengero, nk'uko icyigisho kivuga ngo kwegurirwa Imana, akajyana igitambo cyoroheje kubera ko bavuga ko yari umukene, akajyana inuma z'intungura ebyiri. Ariko mwumve amagambo ushaka kubabwira. Yesu Kristo koko yari akwiriye kugereranywa n'igitambo kizima kitagira inenge. Ibitambo bizanirwa Uwiteka byagombaga kuba bidafite inenge. Ibi bitambo byashushanyaga Kristo, kandi ibi bigaragaza ko Yesu ubwe nta nenge yari afite ku mubiri we. Yari umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara. Igihagararo cye ntabwo cyarangwaga n'ubusembwa. Umubiri we wari ufite imbaraga kandi ari muzima. Umubiri we wari ufite imbaraga kandi ari muzima. Kandi mu mibereho ye yose yubahirizaga iby'amategeko asaba mu by'umubiri ndetse n'iby'umwuka. Yari icyitegererezo cy'iby'Imana yari yateguriye abantu bose kuba bubahiriza amategeko yayo. Bavandimwe, murumva yuko Yesu ari icyitegererezo cyacu muri byinshi. Kuba yari afite umubiri muzima, afite ubuzima buzira umuze, ntabwo byapfuye kwizana gutyo gusa. Yaririndaga muri byose. Kandi kuri iyi ngingo yo kwitungira amagara mazima, tukagira umubiri muzima, tugomba kumufatiraho icyitegererezo. Mu Baroma mu gice cya 12 ku murongo wa 1 haranditse ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Ntabwo byashoboka yuko dutanga imibiri yacu nk'ibitambo bizima igihe iyo mibiri twaba twarayangije, tunywa inzoga, tunywa itabi. Ntabwo yaba ikiri ibitambo bizima bishimwa n'Imana. Kugira ngo imibiri yacu ibe ibitambo bizima bishimwa n'Imana, tugomba kuba twarayirinze ibiyangiza, twaritungiye amagara mazima. Biratangaje, Yesu nawe yakurikizaga temperance. Tugana ku musozo rero, ndagira ngo dusoreze ku cyo twakwigira kuri Yesu mu bigendanye n'imikorere ye. Hano mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose
mu cyigisho kivuga ngo akiri umwana, kuri paje yaho ya 40. Reka dusoreze ahangaha. Uko Yesu yakoraga imirimo mu bwana bwe ndetse no mu busore, ibitekerezo bye n'umubiri byarakuraga. Ntiyigeze akoresha imbaraga ze z'umubiri mu bidafite umumaro, ahubwo yazikoreshaga guhorana ubuzima bwiza ngo abashe gukora umurimo mwiza mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ntabwo yifuzaga kwangiza, kabone no mu buryo bwo gufata ibikoresho. Biratangaje. Ibintu tugomba kwigiraho kuri Yesu ni byinshi, kugeza ku rwego rwo gufata neza ibikoresho. Gufata neza ibikoresho: ikaye, radiyo, telefone, ibikoresho byo mu rugo, ibikoresho byo ku kazi, ibikoresho byo mu ishuri, ibikoresho bitandukanye, n'imodoka utwara. Abantu benshi batwara imodoka zitari izabo, amagare atari ayabo, bakunda kubifata nabi. Ariko Yesu Kristo tumwigiraho byinshi, kugeza ku rwego rwo kumwigiraho gufata neza ibikoresho. Yari umukozi utunganye nk'uko yari atunganye no mu mico. Binyuze mu cyitegererezo cye bwite, kandi mwibuke yuko turi kwiga icyigisho kivuga ngo Yesu Kristo icyitegererezo cyacu kizima, yatwigishije ko ari inshingano yacu kuba abakozi b'umurava, kugira ngo umurimo wacu ubashe gukorwa mu buryo bunoze kandi bukwiriye, kandi ngo bene uwo murimo duheshe icyubahiro. Gukora umurimo neza. Hari abantu bakora ukabona bakorera ku jisho, n'ibintu bakoze ubwabyo ukabona barakora bahangika. Muzajya mujya gukoresha inkweto, nimba ari inkweto yacitse, nimba ari umwenda wacitse, nimba ari umuntu utumije ngo aza kubakire, nimba ari umuntu gukora igikorwa runaka. Hari abantu bakora nabi cyane, ibintu byose bagakora bahangika, wagira ngo aragikoze ntikimare kabiri, ejo ukakijyana ukabona kirangiritse. Babyita pirate. Ibintu byose ukuze ukabona ni pirate. No mu nganda bakadukorera ibintu tukabigura, ariko twatangira kubikoresha ukabona badukoreye ibintu bya pirate. Yesu Kristo rero yakoraga ibintu bya original. Mu ibarizo yabazaga intebe neza cyane, akabikora byitayeho neza, nk'umuntu uri kuduha icyitegererezo twebwe abamwigiraho. Umwitozo wigisha amaboko kugira akamaro, kandi uhugurira abasore kugira uruhare mu gukemura ingorane z'ubu buzima, utera imbaraga, ugatuma n'ibindi bice by'umubiri bikura. Bose bagomba gushaka icyo bakora cyabagirira akamaro ndetse cyafasha n'abandi. Imana yashyiriyeho umurimo kubera abantu umugisha, kandi ukorana umurava n'ubushishozi niwe ubona ishimwe n'umunezero nyakuri by'ubu buzima. Gushimwa n'urukundo rw'Imana biba mu bana b'abasore bakorana umunezero imirimo yo mu rugo bafatanya n'ababyeyi babo. Abana nk'abo nibo bava mu ngo z'iwabo bakaba abantu b'ingirakamaro ku muryango ndetse no ku gihugu. Mu mibereho ye yose ari kuri iyi si, Yesu yari umukozi w'inyangamugayo. Yari akeneye byinshi, kubw'ibyo byatumye agerageza gukora byinshi. Amaze gutangira umurimo we, yaravuze ati nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Nshuti rero bavandimwe, nubwo dutegereje kugaruka kwa Yesu, ibyo ni byiza, ariko ntabwo tugomba kumutegereza nk'abantu b'i Tesalonike. Bo bumvaga agiye kugaruka vuba bidatinze, dore ko kuri twebwe agiye kugaruka vuba bidatinze, nk'uko n'abanyetesalonike babyumvaga. Ariko ikosa abanyetesalonike bakoze ni uko bo bategerezaga Yesu ntibagire ikintu bakora, bakajya bazinduka bicaye ubusa, kugeza n'ubwo Pawulo yabandikiye ati udakora ntakarye. Aranababwira ati ntimugire ngo kuza kwa Yesu n'ejo. Ati kuza kwa Yesu ntikuzaba kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa. Abahugurira gutegereza kuza kwa Yesu, ariko badategereje bakora ubusa, ahubwo banakora. Mu gihe dutegereje kuza kwa Yesu, tugomba gutegereza, dusenga, turi maso kandi tunakora. Tugomba gukora kandi dukorana umwete. Tugomba gukorana umwete kandi dukora neza, nk'uko tubyigira kuri Yesu Kristo. Bavandimwe rero,
icyigisho nari nabateguriye gisoreje ahangaha, cyavugaga ngo Yesu Kristo icyitegererezo cyacu kizima. Ni mutyo dutumbire Yesu Kristo wadusigiye icyitegererezo, tuba ari we tureberaho mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Data ukiranuka uri mu ijuru, turagushimiye kubwira ijambo ryawe utwigishije, uhabwa icyubahiro. Turakwinginze kugira ngo uduhe kukugira rorimodo wacu, uduhe kukureberaho kuri buri ntambwe y'ubuzima, uduhe gusoma mu ijambo ry'Imana kugira ngo tumenye aho utera ikirenge, tugere ikirenge cyacu mu cyawe. Uduhe kukwigana nk'uko wabigenzaga kugira ngo tuzagere mu bwami bwawe. Sabiye umugisha abana bawe bateze amatwi ijambo ryawe, kandi nsabiye umugisha abashyitsi twari turi kumwe baryumvise. Ndakwingize kugira ngo ukomeze kujya ubasobanurira, ubigishe, twese uzatugeze mu bwami bwawe. Nibyo tugusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.